Alright, ndabasuhuje Norest none nkuko bisanzwe ikaze ku YouTube channel yanyu abatarakora subscribe mugire vuba kugira ngo tubashe kwiga amasomo ya muzika mu gihe gito. So ndabona ndi mutima ukoresha ari ntoya rero duma kongeramo agatege kugira ngo tuzakabone kino gitabo hakiri kare. Alright. Nkuko mubibona iri ntambwe ya gatatu muri muzika, sinshaka kubatinza. Nkuko mubyibuka twari twize intambwe ya kabiri ubushize, murayibuka yitwa do re mi fa so, aho twari dufite ubundi twatanye dufite do na mi na sol gusa, aho byari ku ntambwe ya mbere. Hanyuma ku intambwe ya kabiri ari iyi ngiyi twongeraho iyi re n'iyi fa bitewe do re mi fa so. Hanyuma ariho n'abakora imyitozo igera kuri 4 n'atari 5 gutyo. Hanyuma nyuma hamwe imyitozo ngo muzayikore mwenyine. Inshuti zanjye mukora imyitozo sibyo? Mukora imyitozo nibwo muzamenya guhamya neza amanota mudategwa. Kuri WhatsApp abantu banyandikiye ni bake cyane, abanyohereje iyi ndirimbo n'abampaye iyi ngiyi nayo ni bake cyane. So mugerageze mumpe imyitozo ndebe yuko ibyo ndimo kwigisha muri kubyiga neza. Yego ni byiza kubafasha kurushaho. Hanyuma iyi ntambwe ya gatatu niyo tugezeho rero, reka nayo kubatinza. Nkuko mubizi twarize do, twiga re, twiga mi, twiga fa, twiga sol. Hama rero tugiye kongeraho andi manota abiri ariyo iyara iba hano na si iba hano. Urabona ko hano babyanditseho ku iki gitabo. Iyi ni ra, iyi ni si, ni do nayo sibyo? Nayo ubwo ni ya gatatu. So ugiye kuva kuri do kugera kuri do yo hejuru. Do hasi iba hano kugera kuri do yo hejuru iba hano. So reka mutuma bakora imyitozo baze kugira ngo twihute. Alright. Yego. Twagiye. Ntabyo gutinda. Bagabanyiriza ku kavorime kugira ngo mutaza kubyitiranya. Alright. Yego. Do re mi fa so la si do. Yego, impamvu aya manota iyi ra na si bishyizeho ariko nkahita nshyiraho amanwari cyangwa se icyo twita gahiri cyangwa gakoni muri version y'ikinyarwanda. Impamvu yo murabona ko adasa n'aya ngaya, yo arasiribanze. So kuba asiribanze nubwo nta koni kamanutseho ariko ntabwo dufite ibimenyetso simusiga byemeza yuko izi nazo zaba ari za ruziga. Ni mpamvu musemo kuzita za ruziga nkoni. So mu by'ukuri n'ubundi yari example. Reka dukomeze mite bakora 25 kugira ngo nyine tubashe kubicengerwa neza. So katwihute 25 gucohera do re. So reka dutangire do re mi fa sol la si do. Muri kugenda mubibona nyine aho amanota mashyashya twize ari kugenda ba. Mwambyuka neza twize iri ngiri rya ra, n'iri rya si, n'iri rya do. Tano tukoreba ko 26 turebe. Do si ra so fa mi re do. Mbibutsa ko igipimo cyayo mujye byitwara nyine gashye mwitonze, nta guhubuka nk'usiganwa. Yego, igihe cyo kuhubuka muzakigeramo nacyo, ariko mu gihe muri kwiga ibingi mu byige rwose gahoro mwitonze mubanze mubimenyere, nibwo bizafasha cyane kurushaho. Hanyuma 27 kandi tugikore. Kagiye do re re mi fa
si si do. 28. Do do si si la la so so fa fa mi mi re re do. 29. Se nanyo bakorera cyangwa nyuma mu mwitozo. Reka nyikore ntacyo. Do re mi mi fa sol la si do so mi re do. Alright, murabibona? Ibisigaye mwabikoramo imyitozo. Cyangwa akambaye n'uwa 30 ntacyo. Gusa nyine mbibutsa ko iyi ngiyi mba nakoze nka maonesho muzajya n'undi muyisubiramo. Akambaye n'uwa 30 isigaye rero imyitozo ntacyo bitwaye. Do si la so do so so fa mi re do. So ndabona iyi ntambwe yoroshye cyane, asigaye mukora imyitozo kugira ngo mubashe kubifata neza mu bizingatire, kubera ko birabafasha cyane. So ubwo kaze basigire exercice mpuzamahanga WhatsApp nyuma yo gukora imyitozo yindi yo munsi, muza kuri 31 mukomeze 32 muyikore, gusa ko umwitozo buri gihe urangiye hano hasiribanze, murabyibuka urangirira hano hasiribanze aha nahangaha gucyo ugenda urangirira. Yego, kandi mbarebere. Okay, iyo muzampa nayibonye, muzampa yitwa iby'isi ntibigira nyirabyo, muzampa akaririmbo. Ntabwo nshaka noneho amanota, nshaka indirimbo gusa. Mwebwe muzandirimbira indirimbo yitwa mwebwe mwese abafite murahe n'abandi mumenye ko iby'isi bitagira nyirabyo, hama mu ndirimbo ibintu byo muri kuririmba ari byo koko. So ndabashimiye rero, uyu munsi ntabwo tuya muri byinshi. Icyo nabashishikaza ni ugukomeza gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi. Kandi rwose muceke abandi banyeshuri benshi bafite inyota yo kwiga muzika, ndabizi ko bahari. Dufatanye twige muri urugendo rwa muzika rurerure, ariko ngiye kumbaha ama videos menshi kugira ngo muzakavaringe vuba, nawe nyine mujye mwiga mufite ibakwe kugira ngo mubashe kubizingatira byose. So ndabashimiye rero, mugire amahoro y'Imana. Ngo nyine duhuriye kuri mwitozo vuba, ndahita mbaha n'iyi ntambwe ya 4 nayo. Ciao ciao.